biri kwica umurimo w'Imana muri iyi minsi binakomeye cyane. Iyo hari abantu biyeguriye Imana by'ukuri, nk'uko ubona abapadiri n'abamasera biyeguriye Imana bakaba mu rusengero, bakaba mu kiliziya. Iyo hari n'abapasitoro tuzi, hakaba n'abavuga butumwa tuzi biyeguriye Imana by'ukuri, bakaba bafite inshingano, bafite n'ugomba kubitaho, bafite n'abagomba kubashigikira. Ibi tubona byose n'ibyakabayeho. Ahubwo ikibazo gihari, umuntu yicara ahangana n'umuhamagaro yahamagawe n'Imana. Yesaya abivuga neza. Imana yahamagaye Yesaya ngira mwezi iramutuma mu gice cyaho cya 8 batari cya 6. Yesaya mu gice cya mbere yahamagawe, icya kabiri, cya gatatu, icya kane kujya ku cya 6 irangije muhiyerekwa abona marayika ngafite ikara akuje urugaramo ku gicaniro, arangije ngari mukoza ku munwa arawutwika. Uyu munwa wahiye nagusebanya. Abantu bari kujya kuvuga Imana iminwa itarashya. Ikosa abyisi ingororano, kandi ahandi yabihawe. Ingororano dutegereje n'ubugingo, ibindi ni Imana. Mpamvu yemeye katumwa yakorejwe ikara ku munwa. Uyu munwa wabanje gushya. Abantu nibasenge bahamagara Imana izana ikara ikoze ku minwa yabo, babone kuvuga, babone kugenda. Nta kintu ushobora kuzira no umunwa. Ikosa abantu dufite bari kushaka kugura ubuhanuzi. None iyo babuguze baba bamaze kubwica. Mwaneza amatwi ngiye gusoza. Iyo bamaze kugura bwa buhanuzi egare barabwishe, ntago bubaye bugisohoye. Bikore nk'ikintu kwe ku mutima, ariko wivuga kugiye kugura iki ubuhanuzi. Umukristo de ukunda agomba kubaho. Murabona kino kimashini kiyora itaka. Iyo kiyoye itaka kiriyora gifite aho kijya kugira ute kuri mena kigasubiraho kikayora. Uko umukristo akwiye kubaho, agomba kwakira agatanga, akakira agatanga, agatanga akakira. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe uteze amatwi ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Ni bene pa nk'ibisanzwe ndagusuhuje aho uherereye hose mu mpande enye z'isi. Neza y'Imana ni kubeho we n'abawe. Ufite ibibazo bitandukanye, urwaye, ndagusaba kugira ngo Imana igukize, kandi Imana yumve kwinginga kwawe, kandi Imana yumve gutaka kwawe. Imana ireba hose cyarimwe, uko agiriye abandi nawe yakugenzereza gutyo. Icyambere no kuyizera. Kora subscribe rero mutarakora subscribe, ubundi tuyo tubana mu biganiro byose bica ku Musaraba TV. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana Samuel, muhanuzi w'Imana. Imana ihamagaye muri minsi kugira ngo yamamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo muri iki gihe kigoranye. Nige turi mu gihe kigoranye, ariko kandi igihe Imana iri kugenda itunganya umugeni wayo, kugira ngo izamwishyire nta kizinga na kimwe kiriho. Umukozi wese w'Imana, umukozi wese Imana kugenda yagurutsa muri no minsi, ari kuba afite message kandi ihwiturira abantu kwakira ubwami bw'Imana, kuko turi mu gihe twitegura kugira ngo twakire umukwe. Uraho neza? Bravo. Amakuru ni meza. Ndashima Imana. Ufite ubwoba? Nago mfite ubwoba uyu munsi naje ndi karume ko ngiye kuvuga ibikomeye. Nzi ko wakoze ibyaha, tuwe tugusengere ko isoni igomba kujya n'izi ibyaha byawe. Ya nago ari na ibyaha n'ibyabura, kuko kuba kwisi icyambere ugomba kumenya. Nago navuga ngo ibyaha mu bundi buryo, iyo tuvuze ko nta cyaha dufite tuba twishutse tukatwisa Imana inyabinyoma, ariko nago bivuze ngo ngo mfite ibyaha gusa ndi umunyabyaha uko naragira igihe cyo kujya mu ijuru. Waje kuri kamera wihanye? Cyane rwose. Naje nihanye. Nagaru ubwoba ngiye, iyo ugiye kuvuga ibintu bikomeye bisaba ubwenge, kuko iyi saha nkuko nabikubwiye mbere yuko tuvugana umamagara,
hari ikibazo kigiye kimaze igihe giteza ibibazo cyane, bamwe bibaza ngo ese ngituro ni byinshi cyane bijyanye n'ibyo. None uje kwaka amaturo se? Njye ntago nje kwaka ituro kuko Yesu yararinyemereye. Yesu ni uri guha? Ni uri arima mu buryo bwe, afite uburyo arimamo, ashobora gukoresha ukarima ariko mu bundi buryo. Si ngombwa cyane, ni ibanga ryanjye nawe uko bibaho. Oya ntago najya amageragere kuko impamvu ya mbere, hari impamvu zituma umuntu ashobora kujyayo, kandi kujyaho si ikibazo. Ikibazo ni ikosa wakoze cyangwa icyaha wakoze. Ntidukora amakosa, tutajya kuko n'Imana ntabwo ikunda abanyamakosa. Mu bintu byatumye tuza imbere ya kamera ni uko tugomba kwirinda amakosa, tukagenda uko Imana ishaka ko tugenda. Abantu benshi babyibazaho ikibazo kuko ntabwo twahamagawe kimwe nepo. Nibaza ikibazo utarakakomeza. Nkunda kukibaza abakozi b'Imana kenshi cyane, nta nubwo nzakireka kukibaza abantu. Mu gihugu cyacu, ndavuga igihugu cyacu ni u Rwanda, atajya mu Burundi. Uyu munsi ibyaha kuki byongera, hari abakozi b'Imana bagomba gusengera igihugu kuki muri kurangara, ibyaha bikagenda byongera mu gihugu. Ibyaha kwiyongera, usanga abantu bakoze ibyaha kuki mutari gusengera igihugu, ibyaha bicika mu gihugu. Ntabwo twareka gusenga, tugomba gusenga ariko mumenye ko igihe tugeze mu gihe cyo gukora kwa Satani. Tureke Satani akore ku mugabo. Oya, tugomba kumugwanya kandi tukagerageza uko dushoboye kose kugeza ku iherezo. Kuko tugomba guhangana nawe, tugomba gusenga, tugomba kwinginga. Nago ibyaha byabura, Bibiliya tubwira ngo nta kizabuza ibisitaza kuza, ariko bizana azabona ishyano. Uzarangara kugira ngo bizane. Kuzana ishyano rero, Satani we yaciriweho iteka n'umuntu ategereje kubona ishyano, ariko arashaka abazamufatanya nawe iryo shyano kugira ngo basangire igihano. Mu bwo buryo rero nibwo akoreshamo, agatoranya bamwe muri twe, ugasanga batesheje intego y'urugendo bishingiye ku byo kundamu, ku nyungu, ku byo abashakaho nyine abahendesha ko ni umujura. Ese kukimwemera ko kukimuzi ko ari umujura, kukimutabera amaso aho mugomba kurinda. Igihugu kikirwa kihura n'ibibazo, tuburana imanza zitandukanye, abantu bicanye, abantu bibye, abantu bariye ruswa. Uri kunyumva? Abantu bariye ruswa, hari abantu bakwiye kuba maso bakabwiriza abo bantu bakareka ibyaha, igihugu kikagira amafaranga kibashoramo kikakoresha ibindi bintu. Iki gihe biragoye, mpamvu nakubwira ko bigoye, isi turimo, igihe turimo biragoye cyane kubona umuntu witangira abandi ngasengera abandi. Niyo tubasengeye ufata umwanya mutoya, ubundi ugasanga ukihugiraho, ariko nago byari bikwiye. Gusa nicyo cyanzanye kuri kamera, nago byari bikwiye ko twihugiraho ngo twibagirwe yaduhamagaye. Nk'uko nakubwiye ubushize nza kuri kamera, navuze ko mu buzima bwanjye nago nigeze nkambakamba, ni poromosiyo ku Imana rero yaramagurukije nkagenda nakambakambye. Byari bigoye kuba nahaguruka nkagenda, nuko imfiteho umugambi. Navuze ko nitwa Samuel abayisenga, buri zina rifite ubusobanuro bwaryo, sibyo nje kuvuga. Imana iguhamagaye rero nta kindi gushakaho, irashaka kuyikorera. Ariko muri iyi minsi biragoye kubera ko abakabaye bita ku nshingano z'umurimo w'Imana ntago bari kubikora nk'uko bikwiye. Biragoye cyane. Urakoze cyane, ibyo twabigira ikiganiro ndagikirambuye, tuzabitego nta nubwo ibyo byatuzinduye kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi neza. Samuel, umunsi mfite message imeze gute? Message ihari navuga, ntago mvuze ngo Imana yamaye message, ahubwo nge nka Samuel nk'umukozi w'Imana, nk'umwana w'Imana, nk'umuntu usanzwe ukoreshwa n'Imana, hari icyo nashatse gusangiza ubwoko bw'Imana. Nuko basangiza kubahereza amakuru ku bijyanye n'ibiri kuvugwa, kuko dufite ikibazo cyane hano ku isi cyangwa se mu gihugu cy'u n'ahandi cy'abantu b'abakozi b'Imana, abashumba, abavuga butumwa. Mu mihamagaro twahawe n'Imana guhuza biragoye nepo, biragoye cyane guhuza. Yesu aduhamagara mu mihamagaro, abizi bamwe babaye intumwa, hazamo abahanuzi, abigisha. Izo nzego zose uko zahamagawe kugira duhuze biragoye. Kugeza iyi saha umuntu Imana yahamagaye nk'umwigisha, we yahamagaye nk'umuhanuzi, biragoye kubaho yamenya inshingano ze.
uwo yahamagaye nka umushumba kubaho yamenye inshingano ze biragoye. Ibyo rero nshaka kuvugaho, bamwe baribaza ngo ese kubera iki umuntu ashobora kwaka ituro, abandi bakivuga ngo ntago umuntu yakagombye kuba ahabwa ituro. Nicyo kintu cyatumye nza hanini kugira ngo nyivugeho uko Imana yamaye kubivuga, cyangwa se uko mu bwenge Imana yamaye. Ntago mvuga ngo niki Imana yantumye kuvuga, ariko nkanjye nka Samweli hari icyo nabivugaho, nicyo cyanzanye. Urakoze cyane, ntabwo twiga dutinda. Senga Imana naho nkunga kuyobora. Data ndagushimye ndaguhimbaje, nkushimiye neza n'urukundo rwawe, nkushimiye uburinzi bwawe bukomeye. Iyi saha uyu mwanya tuje imbere yawe nje nka Samweli abayisenga. Data nyiringabo kwiyi cano Umusaraba TV ndagarutse. Rero nje kuvuga ibyo washyize muri nge nshingiye ku ijambo ryawe. Ndasenze kugira ngo uze kunyobora, unkoreshe nk'igikoresho cyawe. Naba ari jye uvuga ahubwo bari uvugira muri iki. Ndasenze ngo uyu mwanya banyumva uyu munsi bose bumve neza, nta muntu nje kurwanya, nta n'uwo nje gushigikira, ahubwo icyo nje kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ndasenze rero ngo abanyumva uyu munsi bose babashe gukurikirana icyo ushyize mu mutima wanjye, kandi unshoboze kugendera mu murongo ukwiye nk'ushaka ko ngenderamo. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, urakoze, amen. Kuvuga ku maturo, icyo nshatse kuvuga buriya mu bintu bibaho, ndashaka kuvuga ku kibazo abashumba bibaza. Ndavuga ku muhamagaro wa Petero, mvuge ku muhamagaro wa Paulo. Aba bantu babiri ndabaza kubavugaho, mvuge kuri Elisa. Elisa warimo ibyiciro bibiri bijyanye n'iki kibazo abantu bibaza. Turaza gukoresha ijambo ry'Imana kugira ngo abantu barusheho kumva, ariko mu byo mvugaho nkanjye nka Samweli ntago mbujije abantu guhabwa ituro, ariko mbabujije kujyaka. Kurihabwa biremewe. Ndashingira ku cyanditswe mbere na mbere. Reka manze mvuge kuri Elisa. Elisa hari aho yanze ituro, ngira ngo urahazi nawe. Hari aho yajyanze, ariko hari naho yajyakiye. Samweli nawe hari aho yakiye ituro ry'umwami Sawuli. Ntago umuntu ajya ku muhanuzi naturajyanye, uretse ko muri iki gihe ikibazo dufite twebwe turashaka gusanga abantu aho kugira badusange. Mu batubanjirije duhereye kuri Samweli, Samweli yabagaye nayo tirama. Samweli ni umuntu wahamagawe, ariko yahamagawe ataranabaho nk'uko Bibiliya bitubwira. Nyina yarasenze Hana, amaze gusenga sengana umubabaro kuko Penina yaramuzengereje bikomeye cyane. Mama we rero amuraga umurage w'uko umwana uzavuka azaragwa Imana, cyangwa se azahabwa Imana. Samweli rero yavutse ku bw'isezerano ry'Imana no kubwo nyina yahize umuhigo. Amaze kumubyara ahita ajya kwa Iri. Ajya kwa Iri. Mu kugera kwa Iri, icyo yagombaga gukora ajyanwa ari umwana, ajyanwe ku mutambyi. Agerayo yiga uburyo ki umutambyi abaho n'uburyo ki agomba kwitwara. Nyuma rero Samweli yaje kujya mu nshingano ubwo Iri n'abana be bamara gukorera amakosa cyangwa se ibyaha. Samweli rero nyuma yaho yaje kubaho agenayo tirama nk'uko Bibiliya bitubwira, ari umuhanuzi, ari umutambyi. Igihe kiza kuzagera rero wo bita Sawuli amusangayo, amushyira ituro. Aho ngaho nahandi tubisanga mu rwambere rwa Samweli, urwandiko rwa mbere rwa Samweli igice cya 9 umurongo wa 3 kugeza ku wa 10. Ndumva wahadusomera kugira tubyumve. Rwa Samweli 9:6 kugeza ku 10. Ndakoresha ijambo ry'Imana cyane kuko ndabizi ko hari abantu baraza kubyibazaho cyane. Ni Samweli wa mbere 9:6 kugeza ku 10. Niho nshaka kugira ngo turebe Sawuli ni gute, ese n'iki Imana imuvugaho, n'iki ijambo ry'Imana imuvugaho mu kujya gusanga umuhanuzi. 9:6 niho urahera. Nawe aramubwira ati, muri uyu mudugudu harimo umuntu w'Imana, kandi ni umuntu wubahwa
ibyo avuga byose bijya bisohora rwose. None tujyeyo ahari yadusobanurira iby'urugendo rwacu turimo. nsubiramo umurongo nawe aravuga ati nawe aramubwira ati muri uyu mudugudu harimo umuntu w'Imana kandi ni umuntu wubahwa. Ibyo avuga byose bijya bisohora rwose. umva tujyeyo ahari yadusobanurira. nawe aramubwira ati muri uyu mudugudu harimo umuntu w'iki w'Imana ngo kandi ni umuntu wubahwa. Ibyo ajya avuga bijya bisohora rwose. none tujyeyo ahari yadusobanurira iby'uru rugendo. Tujyeyo ahari yadusobanurira iby'urugendo turimo. Soma umurongo ukurikiyeho kugira ngo abantu bumve icyo nshatse kuvuga. Samweli abaza umugaragu we ati Sawuli abaza umugaragu we ati ariko se nitujyeyo turamutura iki? aramubaza ati ariko se nitujyeyo turamutura iki? Ko impamba ishize mu nkangara zacu. K'imamba ishize mu nkangara zacu. Kandi tukaba tudafite impano yo gushyira uwo muntu w'Imana. Kandi tukaba tudafite impano yo gushyira uwo muntu w'Imana. Mbese dufite iki? Mbese dufite iki? Soma 8. Uwo mugaragu yongera gusubiza Sawuli ati Uwo mugaragu yongera gusubiza Sawuli ati dore mu ntoki zanjye mfitemo igice cya 4 cya shekeri. Dore mu ntoki zanjye mfitemo igice cya 4 cya shekeri y'ifeza. Ati dore mu ntoki zanjye mfitemo igice cya kangahe? Cya 4 cya shekeri y'ifeza. Nicyo ndi buture uwo muntu w'Imana kugira ngo atuyobore. Aho ngaho ituro riremewe ni yemewe aho ngaho. Nago risabye. Nago mvuze ngo turisabe. Uyu naga risabye riremewe. Aha ni hamwe. Yesu ashimwe. Reka dukomeze. Bibiliya aha ngaho itubwiye kuri Sawuli agiye kwa Samweli ajyanye ituro. None ukomeje Bibiliya itubwira ko ku murongo wa 9 ngo kera kose mu Bisiraheli umuntu wese iyo yajyaga gusobanuza Imana yavugaga ati ngwino dusange bamenya kuko kuri ubu ngubu uwitwa bamenya niki ni umuhanuzi. Kera yitwaga bamenya. Kuri uwo muntu ni umuhanuzi w'Imana. Ibyo ndi kuvuga ndi gushingira kuri Bibiliya. Bibiliya itubwiye uburyo ki umuntu yemerewe iki ituro. Haleluya. Itubwiye kuri Sawuli uburyo ki yagiye ajyanye iki ituro. Reka dukomeze ongera udusomere. Ubwo turi gushaka kubanza kuvuga ku guhabwa ituro. Kutarihabwa nabwo turaza kubivugaho. Dusomere ubwa 2 rw'abami. Urwandiko rwa 2 rw'abami. Igice cya 5 wahageze. Igice cya 4:42 niho nshaka. Igice cya 4:42. Aha twageze kuri Elisa. Ngo bukeye haza umugabo uturutse i Berishabisha. Azaniye uwo muntu w'Imana imitima y'imiganura. Ngazaniye uwo muntu w'Imana imitsima y'imiganura. Komeza. Ya Sayiri. Yose yari 20 n'isaho ye yuzuye amahundo y'ingano mabisi. Nuko Elisa aravuga ati Mureke yaho. Ngo nuko Elisa aravuga ngo mu bihabo bantu. Aba bantu yavuze ni abana b'abahanuzi. Babaga ahantu hamwe, baba mu nzu imwe. Haleluya. Mwibuke ko Elisa yarashinze ishuri ry'abahanuzi. Abantu bitwa abahanuzi. Haleluya. Imana ishimwe. Nukuri ndashaka kubabwira ngo ikosa abantu dufite nago turi kwegera abantu bafite ubumenyi bw'ijambo ry'Imana Imana yarihaye. Njya kutangira kumenya iby'Imana. Nari ndi mu cyaro ndi gusenga n'abandi bantu. Haleluya. Ngiriyerekwa cyane nari nyikizwa njya kwerekwa mbona ndi kujya Bibiliya. Ndanye ndavuga ati ngushisha no kubera ko
mbonye ndi kujya Bibiliya abakecuru n'abandi bantu bari mu masengero bavati karabaye Samuel ariye Bibiliya kariye Bibiliya biragenda bite pasiteri na mwarimu baravuga ngo Samuel ibyo avuga ibyo yereka icyo risobanura ngiki Imana ishize ijambo muri we baza kudusomera muri Ezekeri uburyo kiyeretswe umuzingo w'igitabo akabwirwa kuwakira akawugira ute akawuki haleluya rero ndashaka kubabwira ngo iyi Imana igutamitse umuzingo wayo ikibazo cyose wakibaza n'ikibazo cyakibazwa n'abantu iguha kugenda ukavumbura ugashakisha ahantu nago bisaba kwiga amashuri ya teoloji ibi bajya kutwigisha n'iki nago bisaba kwiga ni byiza nanjye narize n'ubu ndiga ahubwo Imana iyo yakwigishije iguha n'ubwenge bwo kubivugamo ahangaha ni kubijyanye no guhabwa iki ituro turacyari mu buryo bwo kurihabwa turebe Yesu yabivuzeho iki ariko mbere yuko tubivugaho kuri Yesu reka turebe Paulo icyo yabivuzeho abantu benshi bitwaza Paulo njya numva bitwaza Paulo turaza no kubigarukaho cyane aho ngaho kubera ko igihe dufite ni kugira mbivugeho byose nyuma tuzagira igice cya kabiri dusesengura buri kantu ku kandi ndi kugira ngo abadukurikira aka kanya bumve imva n'imvano niyo mpamvu ndi kugenda genda ku gice cya kabiri urwandiko rwa mbere rwa Korinto igice cya 9 niho nshaka aha ho birasaba kuhasoma turahatindaho kuko abantu babyibazaho cyane unsomera umutwe w'amagambo icyo uvuga rwa kabiri ubwo urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto Paulo yandikiye Abakorinto dukura abantu mu rujijo kugira ngo tumenye ariko ikintu tugarukaho nago twavuze gusaba ituro twavuze guhabwa ituro hatagira untwara ukundi kuntu hera ku murongo wa mbere mubanze usome umutwe w'amagambo icyo tubwira igice cya 9 naho ngaho ugeze soma burekeye kwako kantu umudendezo wabwiriza butumwa ubundi umudendezo ni iki iyo bavuze umudendezo nago ndi ngenyine namwe murahari mwemere nta kibazo ahangaha muvuge kuko nago ndi gukora ikiganiro ngenyine umudendezo ni ikintu umuntu yemerewe cyangwa se uburenganzira bw'umuntu cyangwa se icyo umuntu twakomeje mbese sindi umudendezo sindi intumwa sinabonye umwami wacu Yesu namwe ni muri umurimo wanjye mu mwami niba ku bandi nari intumwa ariko kuri mwebwe ndiyo kuko mwebwe ubwanyu ari mwe kimenyetso cyanjye cyo kuba intumwa y'umwami ibi nibyo niregura kubandega kamere hano magarikira ahangaha niba ku bandi nari intumwa ariko kuri mwe ndiyo arangirira avuga ngo kuko mwebwe ari mwe kimenyetso cyanjye cyuko ndi intumwa haleluya aba nabo Paulo yabwirizaga abo nabo Paulo yari afite mu nshingano aba nabakurikiranaga Paulo Yesu ashimwe none ahangaha gatatu yabanga ibi nibyo nireguza kubandega urumva muri make bari kumurega hari ibirego baregaga Paulo hari amagambo bahwihisaga bava kuri Paulo Yesu ashimwe none hagiye kwiregura umurongo wa 4 ngo mbese nitwemererwa kujya no kunywa fata Bibiliya ujye usoma ahantu kugira naza batagira ngo ndi kubeshya nitwakemererwa kugira abagore bizera ngo tujyane nabo nkuko izindi ntumwa zigenza na bene se b'umwami Yesu na Kefa ahangaha nitwakemererwa kugira abagore bizera Paulo mwibuke ko nta mugore yagiraga twebwe nago twemerewe kugira abagore bizera ngo tugendane nabo nkuko bene se ba Yesu na Kefa bagenzaga Yesu ashimwe noneho avuze ikibazo cya Kefa na bene se wa Yesu bene se wa Yesu bavuga ni Yakobo ni Yakobo niwe mwene se wa Yesu abari mu rujijo Yakobo ni mwene se munda Yakobo yuwanditse igitabo cya Yakobo ni mwene se wa Yesu ni umuvukanyi we n'umuvandimwe we nago twagenza nkuko bo bagenza Yesu ashimwe uyu Kefa bavuze ni Paulo nako ni Petero Kefa bivuga urutare Yesu ashimwe noneho aravuze ngo nago twagenza nkabo mwibuke Petero tumugezeho twavuze ko tumuvugaho Petero ubuje yahamagawe n'izindi ntumwa afite umuhamagaro wabo ariho tugiye kwinjiramo Yesu ashimwe ahangaha twavugaga ku cyo Paulo yavuze noneho gatandatu aravuga ngo ariko ibi nago ngende kubivugira kugira ngo abantu babyitwaze kugira ngo bajye utwa abandi
ahubwo ndi gukura abantu mu rujijo barimo kugira ngo bamenye banasobanukirwe n'iki ijambo ry'Imana rivuga. Ikitonderwa ntago ari ukugira ngo abantu bakoresha ibintu nka kata nk'intwaro yo kugira ngo bajye tw'abandi, hatagira ubyumva nabi, hatagira ubibona nabi. 5 6 cyangwa njyewe n'abari n'abani twebwe twenyine tutemererwa kuruhuka kwikorera. Haleluya. Ati twewe njyewe n'abari naba ni twebwe tutakemererwa kuruhuka kwikorera. Paulo n'abari naba, Paulo yari afite ubukorikori, yari yarize, yari afite ubwenge bwinshi cyane kuko yari afite amadogitora. Haleluya. Yari afite amategeko, yari azi amategeko, yari azi ibintu byose, azi no kuboha iki amahema. None akavuga ngo reka mere mu gitondo nkuko naje kuvuga Imana mvuye kunyonga, nje ndi umunyonzi, nanyonze ngiza saa 3 mpita nza kuvuga Imana. Iyi saha nago ndaburara kuko mfite, ariko icyo mbivugiye icyo ngicyo nago naje nk'umuntu udafite akazi. Nubwo Yesu ashimwe gashobora kuba gato, ariko ibi byose no kugira ngo nimvuga ukuri batazajya ngo ndi kugira ngo bagire icyo bamarira, ahubwo nimvuga ukuri bumve ko hari abantu bagomba kurengerwa n'uko kuri ndi kuvuga. Yesu ashimwe. Arangije avango cyangwa njyewe n'abari naba ni twebwe tutakemererwa kuruhuka kwikorera. Byumvikane ko Paulo n'abari naba barakoraga bakaboha amahema nkuko bamwe babyitwaza mw'iyi minsi, bakagaragaza ko bagomba kuboha amahema kugira ngo bakore umurimo w'Imana babeho. Mu bintu biri kwica umurimo w'Imana mw'iyi minsi binakomeye cyane, iyo hari abantu biyeguriye Imana by'ukuri, nkuko ubona abapadiri n'abamasera biyeguriye Imana bakaba mu rusengero, bakaba mu kiliziya. Iyo hari n'abapasitoro tuzi, hakaba n'abavuga butumwa tuzi biyeguriye Imana by'ukuri, bakaba bafite inshingano, bafite n'ugomba kubitaho, bafite n'abagomba kubashigikira. Ibi tubona byose n'ibyakabayeho, ahubwo ikibazo gihari umuntu yicara ahangana n'umuhamagaro yahamagawe n'Imana. Ugasanga umuntu inzira yo gucamo araca mu nzira adakwiye gucamo kugira ngo akwepe umugambi w'Imana. Iki Imana imuhamagariye nagikore, ndetse n'ibyiwe nabikora. Ugasanga umuntu ari mu ruhirahiro, nakore isi, nashatse ibimutunga, nanakoreye Imana, ugasanga hose ari hagati, nta bumenyi afite, nta bushobozi afite. N'ugerageje kugira icyo amenya, n'ugenda akiga teoloji ariko akayiga umwuka w'Imana utari muri we, ahubwo ugasanga nabyo bibaye kuyobya abantu no gucekesha umwuka w'Imana. Rero ntago tuvuze ngo abantu nibige teoloji, tugomba kuyiga. Nanjye ndayiga, ndi umunyeshuri ndiga teoloji, ariko niba tunayiga duha agaciro umwuka w'Imana kurusha ibindi byose dushigikira, nibo bana b'Imana. Paulo abivuga neza, arava ngo nzange nsengesha ngo umwuka, ariko ngo n'ubwenge bukore. Ubwenge ni ubumenyi tuvoma, ni ubumenyi twiga, ariko twibuke ko tugomba gusengesha n'umwuka w'iki w'Imana. Ageze ahangaha rero aravuga ngo mbese ibyo mbivuze karindwi, ninde wigeze kuba umusirikare akitunga? Ni ikibazo yabajije. Ninde muntu wigeze aba umusirikare mu gisirikare cy'isi akitunga? Nge nabaye inkera gutabara, ariko singiye n'intunga. Twagiraga irondo shop, nabaye inkera gutabara muri Kinyinya, twagiraga irondo shop twahahiragamo. Abasirikare bagira amishop bahahiramo. Yesu ashimwe. None ngo ninde wigeze kuba umusirikare akitunga? Icyo ni ikibazo. Ninde utera uruzabibu najya imbuto zago? Cyangwa se ninde uragira icyo narikame? Icyo ni ikibazo. 8, mbese ibyo mbivuze nk'umuntu gusa cyangwa amategeko nayo navuga? Cyo ni ikibazo. 9, byanditswe mu mategeko ya Mose ngo ntugahambire umunwa w'inka ihonyora ingano. Mbese inka nizo Imana yitaho gusa? Ni ikibazo yababajije. Imana yita ku nka gusa cyangwa se yabivuze ku bwacu? Bibiliya tubwira ngo si ugushidikanya, byanditswe ku bwacu. Haleluya. Nago byanditswe ku bw'inka, nago byanditswe ku bw'amatungo, ahubwo byanditswe ku bwacu. Kuko umuhinzi akwiriye guhinga afite ibyiringiro, kandi umuhuza akwiriye guhura yiringira kuzahabwaho. Haleluya. Umuhuza akwiriye guhura. Njyewe nabaye mu cyaro, iwacu mu cyaro Kibunga aho mvuka, habaga icyo bita imyaka yareraga ko bahingaga amasaka n'ibishyimbo. Igihe cyo guhura cyagera bahuraga nijoro, ugasanga hari umuntu uduhurira. Hari n'abari bashinzwe kuduhingira, kuko njye ntago nahingaga icyo gihe, nari umunyeshuri. Icya kabiri nari n'umushumba ndagira. Noneho baduhurira, nkajya kubona wa wundi arangije guhura, kandi baraza kumuhemba amafaranga, ariko barangiza
nkabona bafashe agafuka bamushyiriyemo ibyo ajyana kurira kugaburira abana, nubwo bamuhaye amafaranga ariko bakamuha n'imamba ajyana kugira ute kwita ku muryango we. Ibi ngibi ndabyumva cyane kuko ni ibintu nabonye. Twagiye turagira inka tukazikama, suko naga inka zikamwa na nyirazo. Inka n'umushumba arayikama, zikamwa n'umushumba. Inka tukazikama, habagaho n'abazigoba, ariko ibyo cyari icyaha. Twirinde kugoba ahubwo dukame. Kugoba ni ukufata inka ukajya munsi yayo ugacomekamo ibere mu kanwa kawe ukonka, nibyo bita kugoba. Ni ukunywa amata mu gihe kitari cyo kuyanywa, ukayanywera mu kintu udakwiye kuyanyweramo, ugacura inyana yayo kandi yakagombye kugira ute konka. Ikintu nababwira mu byibuke, iyo mbere yuko nababaza ikibazo, mbere yuko uba umushumba ujya kuragira, kugira ngo witwe umushumba hagomba kuba hari inka. Kandi iyo ugiye gucirira inka cyangwa korora inka, ugura inyana. Iyo uguze inyana ntabwo uyigura ngo uhite uyikama, urabanza ukayiragira mu bwatsi bwiza. Haleluya. Dawidi abivuga neza muri 23 aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Haleluya. None Bibiliya bitubwiye akagira avanga ishimbo yawe n'inkoni yawe. Cya kibazo mwambajije mbere yuko mbwiriza, urumva ko naho kirimo igisubizo cyacyo. Dawidi nk'umushumba avuza Imana nk'umushumba. Haleluya. Uko yaragiraga inka agiye kugereranya inka. Nimusoma Bibiliya zatubwira ngo nzabaha umugisha w'amata n'iki n'ubuki. Ntabwo yavuze ngo nzabaha umugisha w'ibishyimbo, nzabaha umugisha w'iki. Uyu muntu Imana yamukoresheje bitewe n'icyiciro yari arimo. Dawidi yamuhamagara umushumba, imukoresha nk'umushumba. Petero imuhamagara nk'umurobyi, imukoresha nk'umurobyi. Bibiliya tubwira ngo nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Aba bandi bakuye mu kuroba iki ifi. None uke bakuye mu kuroba ifi, ntabwo ibirukanye mu kuroba, ahubwo ikoze icyo bita guhindura, akajya gukorera Imana, akajya kubwiriza ubutumwa bwiza. Ni Imana igukuye. Haleluya. Icyiciro igukuyemo nikigukoresherezamo. Niba Imana iguhamagaye ukunda kuvuga, izagushyiramo amagambo yayo menshi cyane umenye kuvuga. Narakizwa abanyitaga bavugirije. Impamvu barinyitaga, iyo nabaga mfashijwe n'inzoga nahwihwisaga amagambo nkavuga. Imana rero irangije irantransfera, iramindurira imbere kuvuga ibyayo, ima amagambo menshi yo kuvuga, ima byinshi byo kuvuga nkuko muri kumva ndi kubivuga. Nago mvuga ibitandukanye n'ibyanditswe muri Bibiliya. Dawidi ati Uwiteka niwe mwungeri wanjye. Haleluya. Noneho wajya muri Yohana 10:9 aravuga ngo nigerembo umuntu ninjira muri gi azakizwa, azinjira soke kandi azabonamo uguri. Uruguri bavugaga ni iki? Uguri ni ifamu. Ifamu bayishyiramo iki? Ni amatungo. None aravuze ngo azabona uguri. Iyo uri gusengana n'abakonyine cyangwa abahima cyangwa abantu babaye mu nka, haleluya, iyo uvuze utagushije ku nka nagafashwa. Imana imubwiye ati nkuhaye ifamu y'inka arishima, ariko imubwiye ngo nkuhaye amataje nagabyumva, kubera ko muri ikintu kimunezeza ni inka. Ikintu kimunezeza no kunywa amata y'inka. Bibiliya iravuga ngo nzabaha umugisha w'amata n'iki n'ubuki. Iki ni ikibazo abantu bibaza, reka mpite nanagisubiza. Iyo bavuze umugisha w'amata, amata murayazi. Iyo tuvuga ngo umugisha w'amata, haleluya, amata ni ikintu kigira garanti. Amen. Amata gakanya iyo uyakamye bisaba ngo uyanywe. Iyo utayanywe yarahinduka kitwa ikivuguto. Nyuma yo kuba ikivuguto aragenda agahinduka iki? Amacunda. Nyuma yo kuba amacunda udakuyemo amavuta birapfa. Ni umugisha w'igihe gito. Ubuki ubukama haleluya, ubuki buryoha buhoze. Niyo mpamvu yavuze ngo nzabaha umugisha w'amata n'ubuki. Ni umugisha w'igihe gito n'umugisha w'igihe kirekire. Umugisha w'igihe gito ni izimana Imana igenda iduhereza mu butayu bw'ubuzima turimo. Umugisha w'igihe gito ni ugereranywa n'amata, uw'igihe kirekire ni ugereranywa n'ubuki, kuko ko ubuki bukuze umaze nk'imyaka ingahe. Iyo umuntu aburiye, haleluya, yumva bufite gu. Niyo mpamvu Imana idusezeranya umugisha w'ubuki n'uw'amata. Umugisha w'ubuki uvuze neza cyane n'ubugingo. Buriya bugingo Imana idusezeranya ni umugisha w'ubuki. Ni umugisha w'igihe kirekire, tubugenderamo, haleluya, tukabugenderamo, tukabwambariramo, haleluya.
Imana ikatunezereza muri wa mugisha w'ubuki. Noneho kwiherezo nta nubwo dutinya urupfu, turavuga ngo naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka, Yesu amibyo nyenye byose ndamahoro, tumufite nitwifuza undi murengezi. Haleluya. Ngo kera bakwiringiraga bari mu mahoro, ayo mahoro Yesu atanga nagira akagero narondoreka, ajya guhumuriza abayafite, utayata ntago yayakubwaho. Umuntu niwe wibuza amahoro, umuntu niwe witesha amahoro. Aho murabyumva. Imana rero idusezanya ngo umugisha amata n'ubuki, ngo icyo gihugu mujyanywemo ngo ni icy'amata n'iki n'ubuki. Kuba ari icy'amata n'ubuki ni ukuvuga ngo hari umugisha wako kanya, hari n'umugisha w'igihe kirekire. Samuel ubu ngubu hari umugisha nzabona ngeze mu myaka 45. Ubu bindi kubaganiriza iyo mba ndi mu myaka 50, 45, abantu barushaho kubyumva, kuko ibi ni impano z'abakuze. Hari igihe Imana igushyira mu muhamagaro w'abantu bakuze mu gihe utarakura ngo ugere ku rwego rw'imyaka ishitse, ugasanga abantu nibabyemera nibanabyumva. Noneho tukira aha ngaha, Yesu ashimwe, tugeze ahantu tugiye kureba. Noneho Bibiri tubwiye ko hano Mose nawe yavuze ko nawe uragisha unarikame. Ni iki Yesu yabivuzeho? Haleluya. Umurongo wa 9 ngo twaharangije, wa 10 cyangwa se yabivuze ku bwacu. Imana ishimwe. 11 ngo mbese ubwo twababibyemo iby'umwuka nibikwiriye ko tubasaruramo ibyo gutunga umubiri. Ni ikibazo cyabajijwe nandi, ni Paulo wakibajije, arakibaza Ituro gikorino. None aravuga ngo mbese kabandi bafiteho ububasha nkanswe twebwe ubutware kuri mwe, nkanswe twebwe ubutware babo bafiteho nkanswe twebwe. None arangira avuga ngo ngariko nituragakoresha ubwo butware. Aha hantu muhatinde, nago turagakoresha kugirango tutabera inkomyi ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Abantu bafatiye umurongo bakawutindaho. Impamvu batabukoresha si uko batabyemerewe, barabyemerewe, ariko afite ubushobozi bwo kuba iki amahema. Aramutse atabufite yakora iki? Aramutse adafite ubushobozi bwo gukoresha bwo kuboha ya mahema ngo yabohe, yakora iki? Yakoresha ya kategori ya mbere, akoresheje uburyo bwa kabiri kubera ko afite ubushobozi n'amashuri. Iyo usomye uwo bita Nehemiya mu gihe cyo kubaka, kuko Imana yamuhamagaye yari afite akazi bwami, imaze kumuhamagara agize ikibazo gikomeye cyane cyuko iwabo hasenyutse, asaba urwandiko rumwemerera kujya gusana. Haleluya. Inkike amaze kurusaba, ageze yari afite fondasiyo ya Imana imukuye. Hari n'ibyo yari afite yitwaje, ahubwo we misiyo yiwe yahindutse yo gutunga babandi agiye gushumba. Haleluya. Ahubwo agiye guhangana na basanibati na batobiya, kuko bityo bagamije bashaka indamuguza ariko nta kintu binjiriza ubwoko bw'Imana. Nehemiya ahanganye na basanibati na batobiya na bageshemu. Aba bashinzwe kuza kwiba, bashinzwe kuza kwambura intama. Noneho Nehemiya Imana iramuhamagaye kandi afite ubushobozi bwo kwita ku ntama. Iyo usomye nago tuhasomaho, tuzahasoma ubutaha tubivuzeho. Iyo usomye muri Nehemiya igice cya 6 habikubwiraho. Haleluya. Nago ho tuhajya kugira ngo tutaza gutwara umwanya, kuko Nehemiya igice cya 6 habikubwira iyo nkuru abantu bazayumva y'uburyo Nehemiya yanze kwaka iki ikoro. Umutwe w'amagambo sinzi niba twahageze ngo dusome umutwe wonyine. Ndabona ngiye kuhagera, abantu bihangane. Umva kuntu Bibiri tubwiye aha ngaha mu gice cya 6. Igice cya 5 umurongo waho wa 14. Umutwe w'amagambo atuvuga ngo Nehemiya atwara abantu neza yanga kubaka ikoro. Atwara abantu neza yanga kubaka ikoro. Iyo usomye ku murongo wa 18 na 19 yongeye gusoma ngo kandi igerero ry'umunsi umwe ngo jyanganaga n'imwe n'inama 6 zitoranijwe, ngo banegerezaga, avuga ibyo bamuteguriraga byose. Ageze kuri 19 avango, Mana yanjye wibuke ibyo nakoreye abantu, unyitura ibyiza. Kubakorera nuko we yabitayeho, akaba ari ubatunga kugira bamutunge. Uyu ni Nehemiya. Noneho dukomeje
hano Bibiliya itubwiye hahandi icyo Yesu yabivuzeho nicyo tugiye kusomaho kugira ngo tuze gufata umwanya wo gusoza, ariko turaza kuvuga no kubyo tubujijwe. Yesu ashimwe. Noneho ageze ahangaha aravuga ngo tutabera iki ubutumwa bwiza iki inkomyi, niyo mpamvu tuzakoresha ubwo butware. 13 turavuga ngo nimuzi yuko abakora imirimo yo mu rusengero batungwa n'iby'urusengero, kandi abakora imirimo y'igicaniro bakagabana iby'igicaniro. Abo ni abakora imirimo yo mu rusengero, ni abakora imirimo yo mu gicaniro. Ikibazo dufite mu iyi minsi, barashaka ko dukora imirimo yo mu rusengero ariko kwiga nitubone ku byo mu rusengero. Kandi Bibiliya tubwiye ngo abakora imirimo mu rusengero batungwa n'ibyo, abakora imirimo y'igicaniro batungwa n'ibyo. Ni ukuvanga abantu bari bafite izi nshingano. Aba bahanuzi bagombye kuba hari nka timu y'abahanuzi, bakamenya ngo umuhanuzi agomba kugira ikintu ahabwa mu rusengero mu byumba, ariko simvuze mu byake mu nsengero zanyu. Ni ijambo ry'Imana ndi kuvuga. Na nubwo ngiye gushinga urusengero. Bibiliya tubwiye ngo 14 n'umwami wacu niko yategetse. Mu nsomero uyu murongo ntago ari njye urahasoma. Umurongo wa 14. Oya, ubwa mbere bwa Kori ni 9:14. Ubwa mbere bwa Kori ni 9:14. Ni muhansomere twumva icyo Yesu yabivuzeho. Paulo ari kuvuga icyo Yesu yabivuzeho. 9 umurongo wa 4 wa 14. 14 uhansomere. N'umwami wacu niko yategetse ko abavuga ubutumwa bwiza batungwa n'ubutumwa. Umva itegeko ry'umwami. N'umwami wacu Yesu niko yategetse ko abavuga ubutumwa bwiza batungwa n'iki? Mwakumvishe? Rwa rujijo bwa buyobe byaki. Abavuga ubutumwa bwiza atari bubi batungwa n'ubutumwa bwiza. Abo ni abavuga. Noneho ese yabitegekeye hehe? No tugiye gusoma. Jya muri Luka. Ndahasoma vuba vuba. Luka 9. Ngiye kuhasoma niruka kugira ngo bigire vuba. Ahamagara abigishwa be 12. Arabateranya, abaha ubushobozi n'ubutware bwo gutegeka abadayimoni bose no gukiza indwara. Abatuma kubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana no gukiza iki abarwayi. Ati nimujyane atasiyo. Iki ni ikibazo. Arababujije. Nimujyane ikintu cy'urugendo, ari inkoni cyangwa imvumba cyangwa umutsima cyangwa ifeza, kandi nimujyane amakanzu 2. Inzu yose mucumbikamo aba ariyo mugumamo, kandi muzagenda ariyo muvuyemo. Akantu mwakumvishe? Ahangaha abahaye kondisiyo, ababujije ibyo bajyana. Aba nabo Yesu ahamagaye atumye. Noneho reka dusome n'ubundi mu gice cya 10 turebe aba ni intumwa 12 yaratumye. Harimo ba Petero n'abandi, nkuko ahangaha ni babandi Paulo yavugaga ati Kefa n'abandi, kuko niko bagendaga. Kuko Paulo yaje ari intumwa y'umugereka, kuko yaje guhamagagwa Yesu atakiri mu isi, yarazamuwe mu ijuru, ahubwo aza gutungurwa. Ibyo murabizi sibyo nje kwigishaho. Noneho ku 10 ku gice cya 10 umurongo wa mbere, Bibiliya tubwira ngo Yesu atuma abigishwa 70. Ubwa mbere ni 12, ubwa kabiri ni 70. Iyi saha abo yatumye ntago tuzi umubare, ni benshi. Noneho arababwira ku murongo wa 2 ngo hanyuma y'ibyo umwami Yesu aturanya abandi 70, atuma 2 ngo bamubanzirize bajye mu midugudu yose naho yendaga kujya hose. Arababwira ati ibisarurwa ni byinshi, haleluya, ngarika abasaruzi ni bake, nuko nimwinginge nyiri ibisarurwa ngo yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Aho ni hamwe mu bisarurwa byiwe. Nimugende, dore mbatumye mumeze nk'abana b'intama hagati y'iki y'amasega. Ahana abatumye arabizi kare mu masega. Nurangara isega rizakwabiza. Kandi agutumye mu masega, agwaye kondisiyo y'amasega ugiyemo. Ugomba kumenya kugihamagagwa watumwe mu masega. Ibizakubaho byose ugomba kwihangana. Nimujyane uruhago ruri mu ifeza, ubwo ni amafaranga, cyangwa imvumba cyangwa inkweto, kandi nimugire muramutsa muri mu nzira. Nimujya mugira inzu yose mwinjiramo, mubanze muvuge muti amahoro abe muri iyi nzu. Niba harimo umunyamahoro, amahoro yanyu azaba kuri we, n'abadahari amahoro yanyu azabagarukira. Kandi yanze abariyo mugumamo
musangiye nabo ibyo kurya n'ibyo kunywa kuko umukozi akwiriye guhembwa. Rya tegeko rya Yesu n'iryo yavuze. Nimugira inzu mwinjiramo muvuge ngo amahoro yo muri iyo nzu. None amahoro azababaho. Aha hari akantu gahishemo ko nzakavuga ikindi gihe. None ravanga umukozi akwiriye guhembwa. Ndakeka ko ndahamya nashidikanya ko ikijyanye n'icyo mwashakaga mufite ikibazo muracyumvisha. Reka turebe rero ababujijwe aho yabujije abantu kwaka ibihembo. Nahavuze Paulo uburyo cyavuze ko batarakoresha ubwo butware kubera ko yari afite ubushobozi bwo kuboha iki amahema. Yamuhamagaye afite ubushobozi bwo kuboha iki. Petero wimuhamagaye rero Yesu amuhamagaye aramubwira ngo amaze kuhamagara babwira ngo nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Barobaga amafi bagiye kuroba abantu. Igihe kimwe agera ahantu bamusaba umusoro. Bamusabye umusoro iri jambo mubyumve. Bawusabye Yesu. Bawumusabye Yesu arababwira ngo Petero ashaka kubahakanira. Yesu amubwato yabihorere. Ahubwo hajya nuroba genda kuruzi uje kugira ute. Amushubije gukora wa mwuga yari asanzwe agira ute. Ariko nagagera atindayo araroba imwe. Atumwa ifi. Ahantu harimo icyigisho gihishemo naje kuvumbura nyuma. Yarabwiwe ngo iyo fa yasamure mu kuyasamura bakora mu bayikoramo. Mu gukoramo bakuramo iki amafaranga. Icyigisho gihishemo nago nyivuga ndakibitse. Ezashimwe uzagira amatsiko azabisaba nzakivugaho. Hano harimo ijambo rikomeye. Barabarobyi b'amafi. Amafaranga arabuze. Batumwe kuroba ifi. Amushubije kuroba ifi. Ifara yasamu yakuyemo amafaranga. Ikibazo abantu bakeneye amafaranga ku ifi itarasamuka. Batanatumwe. Na harahana abantu bituma. Naga abantu bituma mu murimo w'Imana. Umuntu ago yituma mu murimo w'Imana. Bituma mu bwiherero. Umuntu atumwa n'Imana nago umuntu yituma. Iyo witumye oya guhamagarwa no gutumwa biratandukanye. Yesaya abivuga neza. Imana yahamagaye Yesaya ngira mwezi ramutuma. Mu gice cyaho cya 8 batari cya 6. Yesaya mu gice cya mbere yarahamagawe. Icya kabiri cya gatatu cya kane kujya ku cya 6 irangije muhiyerekwa abona marayika ngafite ikara. Akuje urugaramo ku gicaniro. Arangije ngari mukoza ku munwa arawutwika. Uyu munwa wahiye nagusebanya. Abantu bari kujya kuvuga Imana iminwa itarashya. Abantu bari kujya kuvuga Imana iminwa itarashya. Yarahamagawe ariko nagarakozwa ikara ku munwa. Aravuze ngo ninde watugendera. Arangije asubiza ati barije utuma. Impamvu yemeye katumwa yakorejwe ikara ku munwa. Uyu munwa wabanje gushya. Abantu nibasenge bahamagara Imana izana ikara ikoze ku minwa yabo. Babone kuvuga, babone kugenda. Nta kintu ushobora kuzira ni umunwa. Mudomo. Ikindi ndashaka kubabwira hano amagambo y'ubwenge mwihangane. Hari uwo bita Namani ni mumuzi. Ni umugaba w'Isiriya. Uyu nguyu Imana yabujije riza kwakira ibyo yaramuzaniye. Ibiguzi bye. Twatumwe mu masega ariko tubujwe kujya iby'amasega. Munyumve? Mwanyumvishe nepo? Twatumwe mu masega tubujwe kujya iby'amasega. Namani ahawe amakuru n'umwana w'Umwisirayeli. Amubwiye ko muri Isirayeli hari Imana. Noneho Namani amaze kubyumva we yahise ategura ibiguzi agiye kugura ubuhanuzi. Ikosa abantu dufite bari gushaka kugura ubuhanuzi. None iyo babuguze baba bamaze kubwica. Mwaneza amatwi ngiye gusoza. Iyo bamaze kugura bwa buhanuzi egare barabwisha. Ntago bubaye bugisohoye. Bikore nk'ikintu kwe ku mutima ariko wivuga kugiye kugura iki ubuhanuzi.
niba uteganya gufasha Samweli mfasha, ariko wigaragaza kuguza iki? Iyo ugaragaje kuguza ubuhanuzi, yari umuhanuzi w'ubwenge arabyanga. Iyo ari umuhanuzi w'ubwenge arabyanga. Iyo ari uwinda arabyemera. Iyo ntore wamize, niko havuga mu migani, niba atari muri Zaburi, babuzwa kujya kwa maraya, aramubwira ngo iyo ntore wamize uzayizira, uzayirutswa. Niyo mpamvu rero tujye tujya akagabuye. Bibiliya itwemerera guhabwa, ariko nitwemerera gusaba. Ntago gusaba ari umuco w'abakirisitu, ariko guhabwa, ukuboko gusaba guhora munsi yo gutanga. Ukuboko gutanga kuzakira, ariko gusaba kuzakena, niko mu migani havuga. Kandi ngo ukuboko gusaba kuguba munsi yo gutanga. Umukristo dore ukuntu agomba kubaho. Murabona kino kimashini kiyora itaka? Iyo kiyora itaka kiriyora gifite aho kijya kugira ute? Kurimena, kigasubiraho kikayora. Uko umukristo akwiye kubaho, agomba kwakira agatanga, akakira agatanga, agatanga akakira. Naho ngaho navuga Elisa yanze ibyaha Namani, ariko wa mugabo twasomye umwe wazanye ya mitsima niki ibyi warabyemeye. Haleluya. Yanze, reka nsoreza ahantu tuhasubire gatabariho nsoreza, kuko biranegeranya. Abami ba mbere abariho dusoreza, nibishake bizaba ari cyo abantu bashingiraho. Yesu ashimwe. N'abami ba kabiri niho tugiye, n'ubundi ni hahandi. Igice cyaho cya 4 hatubwira ibya wa mugabo. Aha ni igihe Elisa yakizaga imboga uburozi, inzara yarateye, noneho bageraho bajya imboga zonyine. Umwana w'umuhanuzi w'umwana wari utazi imitanga, ageze mu nzira abona imitanga bari yazanaza gutekera abandi ubwo burozi. Imana iri mu ijuru ibona ko imitanga igiye kubica, iboherereza igikona, cyangwa se umuntu. Yohereza umuntu nkuko yohereje Iri y'igikona, ariko aha ngaha yohereje umuntu. Uyu muntu yoherejwe n'Imana, azanye imitsima n'ibindi. Aha ni mu gice cyaho nkuko tubivuze cya 4:42. Azanye imitsima n'ibiki byose. Umurongo wa nyuma Elisa avuga ngo nuko abishyira imbere yabo barabirya. Elisa yafashe bya bindi bazanye, urumva nepo, abishyira imbere y'ababa n'abahanuzi barabiriye. Noneho iyo ukomeje mu gice cya 5 ntago byarangiriye aho gusa, byose biraturanye. Mu gice cya 5 hatubwira inkuru y'uwo bita Namani, ngo nuko mu 15 ngo hanyuma agarukana n'abantu be bose kuri uwo muntu w'Imana, araza amuhagarara imbere, aramubwira ati noneho menye ko nta yindi mana iriho mu isi yose keretse muri Isiraheli. None ndakwinginze enda ingororano y'umugaragu wawe. Yiswe ingororano, kandi ingororano ni ubugingo. Ikosa abyise ingororano, kandi ahandi yabihawe. Ingororano dutegereje ni ubugingo, ibindi ni Imana. N'ahandi ntago narenza aha ngaha. Bibiliya itubwiye ku bijyanye no gutanga no guhabwa, itubwiye ku kwakira, itubwiye abagomba kwakira, yatubwiye kuri Petero, itubwira kuri Paulo, itubwira uburyo Petero agomba kwitwara n'uburyo Paulo yitwaye. Iyi saha ndakunda kubwira abantu nkababwira ngo umuhamagaro wa Petero barawujimije. Kugeza iyi saha umuntu utabizi ukijya mu gakiza yabazi ko Paulo ari we muntu fondateri w'itorero, kandi ntago ari we. Itorero ryubatswe ku rutare, kuri Kefa. Petero niwe Imana yubatse, Yesu yubatse itorero. Nyumiza kuzahamagara Paulo amurusha kuvuga kuko yari inyoza, kandi mutuma ku banyamahanga, mu gihe Petero yari ari kumwe n'ubwoko bw'Imana gusa. Paulo atumwe ku banyamahanga, kandi abanyamahanga turi benshi. Niyo mpamvu Paulo kugeza iyi saha ari we wahitinze, ari we abantu bose bari kubakiraho, n'abayobya abantu niwe bashingiraho. Kuri Petero urumurobyi w'abantu, kuba abarobyi w'abantu tukaroba abantu. Paulo hari aho yageze abwira Timoteyo ngo kubwinda yawe yakunaniye, soma gake. Kugeza iyi saha abantu baribaza ku bijyanye n'inzoga bikaba ikibazo, ku bijyanye n'amadivorce ni ikibazo. Nago abantu bashobora kubona igisubizo bitewe nuko navuga ko Paulo hari aho yabikoze biricangacanga, ariko Imana yiteguye kubicangura. Umwuka w'Imana azabicangura.
mube maso musenge kandi mumenye icyo Imana ibashakaho. Imana amahoro y'umugisha. Shalom shalom shalom. Reka mbere yuko senga manze mbabwiye nimero kuko nkunda gusenga nsoza. Telefone yanjye Samuel abayisenga ni 078 23 40 078 23 40 iba kuri whatsapp, Facebook n'ahandi hose. Imana idushoboze kandi baho umugisha. Reka dusenge. Data ndagushimiye kuri Imana yera kandi kiranuka. Nta kindi cyanzanye no kuvuga ukuri nkuko kuri mu mutima wanjye. Nago nongeyeho sinagabanyije. Navuze ibyanditswe rasobanuje ibyanditswe. Ubishigikire nk'Imana buri muntu wese umhukuri. Ikiruta byose umwuka wawe wera usure buri muntu wese umwereka igikwiye gukorwa n'icyo akwiye gukora. Uhera aka kanya abatanga batange batigononwa, kandi uhera aka kanya uturinde umwuka wo gusabiriza. Ndasenze kugira ngo ukoze ikara ku minwa ya benshi, abavuga butumwa bakoze ikara ku munwa, abapastor bakoze ikara ku munwa, abahanuzi bakoze ikara ku munwa, ndetse n'abakristo bakoze ikara ku munwa, kugira ngo tumenye umurongo dukwiye kugenderaho, tumenye uko tugomba kwitwara nk'abana bawe, nk'abana b'itorero, nk'abana ba Kristo. Ndasenza aka kanya abankurikira aka kanya n'abazankurikira, uhereye none ukageza iteka ryose ujye wumva gusenga no kwinginga kwabo, kandi ujye ubarengera. Abagwayi bakize, abafite ibibazo ubakize, ubatabara ubarengere. Uhereye aka kanya abari bari mu rujijo ubahindurire ubuzima, abari bari mu magambo ubakure mu magambo, abo utakojeje ikara ku munwa uyu mwanya nuri bakozeho. Uhereye aka kanya abemeye guhindukira bakava mu byo bibwira bakagenda nk'uko ushaka, ubababarira imbabazi zawe zibabeho, kandi ubutabazi bwawe ubukeneye wese abubone. Bisabye mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu wakoze. Amen.